Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rito cyane ariko rinini ryagutse mu mbaraga n'ubushobozi bw'Imana. Ni ijambo nshaka kuvuga hejuru y'imbaraga z'ineza y'Imana cyangwa se kugira neza kw'Imana cyangwa se ubugwaneza bw'Imana, ineza y'Imana. Ni ijambo nshaka ko tuganiraho muri uyu mwanya. Imana idutije kugira ngo tuboneke muri aya materaniro. Imana ibaho umugisha cyane. Ndavuga hejuru y'imbaraga z'ineza y'Imana, ineza itandukanye n'iy'abantu, ineza itandukanye n'iyo mwene wacu yakugirira, ahubwo ndavuga hejuru y'ineza y'Imana. Imana ibaho umugisha kwakira iryo jambo tugiye kuganiraho. Ni ijambo numva rimaze iminsi cyangwa se nanjye ryananejeje mu gitondo, ariko ubundi muri rusange neza y'Imana tumaze iminsi tuyitekereza, tumaze iminsi tuyibamo, tumaze iminsi tubona kugira neza kw'Imana. Ntarinjira mu ijambo ry'Imana, nari ndiho nkurura uburyo ineza y'Imana ihagaze ku buzima bwanjye. Nkunda gutanga ingero z'ubuzima bwanjye cyangwa se zanjye ku giti cyanjye bitewe na situation y'ubuzima umuntu aba yaraciyemo. Noneho ineza y'Imana mu kubaho kw'iyo cyangwa se mu kubaho kwanjye, nigeze kwibuka ikintu kimwe. Mba mu gihugu cya Kenya, ndabyibuka nigeze kubaho ndicara ndavuga ati ariko se buriya ntabwo ngomba gushakisha ubuzima nk'abandi bantu. Noneho ndavuga nti okay, guhera uyu munsi wa none ngiye kujya ncuruza amandazi. Noneho ndavuga nti nzi kuyakora, nzi gukora amandazi meza yo mu Rwanda. Ubu ngiye guponda ifarini ngiye nkora amandazi. Icyo gihe ndabyibuka naponze amandazi 500. Noneho ndangije nyakubita mu gishashi mpita nzamuka. Narinze ahantu hari iseta ryiza kuko najyaga mpanyura ngenda kwa muganga mu bibazo by'uburwayi. Noneho najyaga mbona uburyo ki abajyaga bahatereka amandazi bajyaga batugurisha, ndetse kandi amandazi muri Kenya baga ari nk'ibipapuro. Ariko ndavuga nti reka njyane yagashya, njyane yayandi ivuga ngo nzaba nubaka yandi yo mu Rwanda, mbese urya ugahita wiryamira. Abana ya niyo sawa cyane, abanyakenya baraza kuyarya bigende neza mbone agafaranga. Noneho mpageze, ubwo nari nazindutse mu gitondo cyane, nari natetse amandazi 500 ndabyibuka. Noneho ndagenda ntereka, byari ku ivuriro rikuru rya Kenyatta imbere yaho. Noneho ntegereza abakiriya, mu gihe abandi turi kumwe ku ruhande baragurisha, bakajya bagurisha, bakagurisha rwose, kandi bafite amandazi yandi y'ibipapuro y'abanyakenya. Ubwo abazi muri Kenya wenda barabizi, ariko jewe ntegereza ko hari n'umuntu uguraho n'irindazi rimwe ndaheba. Ndavuga ese ibi ni ibiki mwoka byaramwe, kandi abantu bari kunyura ari benshi, kandi amandazi yanjye arasa neza. Ahita ufata aya mandazi yo mu Rwanda ukuntu aba asa neza, noneho uyashyire ahantu bafite utuntu tw'udupapuro tudafite icyerekezo. Ntegereza ko hari umuntu uguraho n'irindazi na rimwe ndaheba. Ndangije bigeze nko mu masaha 4 saa 5 mbuze umuntu. Ibaze nta rindazi, nta muntu uri kuguraho. Ndavuga ese bandogeye aba banyakenya bari hano iruhande rwanjye, byagenze gute? Nangije ndavuga ni oya, reka nimuri seta. Birashoboka yuko iyi seta itari yanjye aka kanya, itambereye. Ndamanuka, narinze ahandi hantu bakunda gutereka, mpita nikorera igishashi cyanjye. Ndamanuka rwose njya ahantu kuri gari ya moshi. Urabona gari ya moshi abantu bavamo ari benshi cyane, kandi rwose birukanka bajya mu tuzi twabo bigenda neza. Noneho naho ndahatereka ntegereza umuntu ugura, ndaheba. Ndangije mpita mfata rwa rushashi rwanjye ndarwikorera, nkubita ibirometero 20 n'ibindi n'amaguru, nikoreye igishashi nabuze ukigura. Ndagenda nyahereza abantu muri quartier barayirira. Uyu munsi nabikuruye ndavuga ntari komana, kubera iki watweretse neza tutari dukwiriye. Uyu munsi ndabihamya ntashidikanya yuko ntabwo nakikorera ikarito y'amandazi ngo njye kwicuruza, icyakora nakora uruganda rw'amandazi. Ndashima Yesu rero wabigenje neza. Hejuru y'ineza y'Imana hari icyo dufite cyo kuvuga hejuru yo kugira neza kwayo.
iyo dukuruye ubugwaneza bwacyo, ndagira ngo mbabwire ngo birashoboka yuko nta muntu muri mwe utarabonye ineza y'Imana. Ndagira ngo iri joro cyangwa se uyu mugoroba dufatikanye gukurura ineza y'Imana, ukurura ineza y'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo ndi buyivuge ngo mbone uko nyigusobanurira, icyakora koko uramfasha kugira ngo uze kuyumva neza, wumve ineza y'Imana yakugezeho, ukabasha kubona ibitangaza by'Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, reka nifashishe ijambo ry'Imana gatoya riri mu gitabo cya Matayo ibice 27. Batubwira uburyo ki Yesu yagejejwe imbere y'inkiko, ariko ndashaka kuza kuvuga ku murongo wa 32. Matayo ibice 27 umurongo wa 32 haravuga ngo bagisohoka bahura n'umunyakene witwa Simoni, uwo bamuhata kujyana nabo ngo yikorere umusaraba wa Yesu. Bageze ahitwa Igorigota, hasobanurwa ngo inyabihanga, bamuha vino ivanze n'indurwe ngo anywe, asogongere yanga kuyinywa. Bamaze kumubamba bagabana imyenda ye barayifindira. Ukomeje n'andi magambo bakubwira iby'urupfu rwe n'uburyo ki bagiye babamba icyapa hejuru bavuga ngo uyu ni Yesu umwami w'Abayuda n'andi magambo. Ariko ndashaka kuvuga kuri uyu murongo wa 32 cyane cyane uvuga ngo bagisohoka bahura n'umunyakene witwa Simoni, uwo bamuhata kujyana nabo ngo yikorere umusaraba wa Yesu. Aka gace ko muri cyangwa se ko muri Ukraine, atari Ukraine y'intambara, cyangwa se kuba uri umunyakurene, ni agace kabaga mu majyaruguru ya Afurika, kandi kari gatuyemo n'Abayahudi benshi, kari gatuyemo n'ubwoko bwinshi cyane. Noneho muri iki gihe Simoni we yari yaragiye mu bya Pasika i Yerusalemu, yari yaragiyeyo, noneho aza guhura n'aba bene data cyangwa se n'aba bavandimwe bari bajyanye bari kumwe na Yesu, n'abantu benshi bari kumwe na Yesu babyigana, kubera ko Yesu yari avuye imbere y'urukiko avuye kuburana, bamaze kumukatira urwo kujya kubambwa. Mbibutse neza yuko kumubamba kwiwe byasobanuraga yuko uyu munsi mba naracunguwe nawe ukaba waracunguwe. Noneho muri uko kumubamba cyangwa se muri uko kumujyana, ngagisohoka mu bucamanza bwo kwa Pilato n'ahandi, noneho ngagera ku marembo cyangwa se ku igeti, aho bahura abasirikare bari bashoreye Yesu. Icyo gihe bari bafite uburenganzira cyangwa se ububasha bwo kubwira umuntu uwo ari we wese kugira icyo akora. Noneho bafata Simoni, baramubwira ngo Simoni yari umuntu wari wiviriye muri Afurika y'Amajyaruguru, yari yiziye mu bya Pasika icyo gihe muri Israel. Noneho baramubwira ngo yikorere umusaraba wa Yesu, amutwaze umusaraba amujyane. Mu by'ukuri icyo nshaka kuvuga ahangaha ni iki? Simoni amutwaza umusaraba, ndagira ngo mbabwire ko ntabwo ari Simoni wabambwe kuri uwo musaraba. Simoni yamutwaje umusaraba, baragenda, ariko bageze Nyabihanga, bageze Igorigota, ntabwo ndagira ngo mbabwire ngo umusaraba Simoni yari yikoreye uwo yakiriye Yesu, ntabwo Simoni ari we wawubambweho. Bivuze ngo Yesu niwe wabambwe kuri uwo musaraba, kandi ni nawe wagombaga kuwikorera bwa nyuma akanawubambwaho. Mu by'ukuri mu buzima busanzwe tugira ba Simoni benshi, kandi turagendana. Ba Simoni tubana mu kazi, ba Simoni tubana mu nsengero, ba Simoni dufite abadutwaza umusaraba, ariko ntago batubasha kutugezayo. Icyakora koko nukabya uzabona umuntu ugutwaza umusaraba iminota, cyangwa se umuntu agutwaza umusaraba amasegonda, cyangwa se umuntu agutwaza umusaraba mu gihe kitari igihe kirekire. Noneho muri uko kugutwaza umusaraba, Simoni yatwaje Yesu umusaraba. Mu bibazo bya buri munsi tujya tubona abadutwaza umusaraba. Ba marume badutwaje umusaraba, ba shangazi badutwaje umusaraba, inshuti zadutwaje umusaraba, abavandimwe badutwaje umusaraba. Ariko ndagira ngo mbabwire bagenzi,
muri uko kudutwaza umusaraba ntabwo babasha gutuma dukomeza ngo tugereyo. Imana itugire neza cyane. Narindiho mvuga ku bijyanye n'uburyo Simoni yikoreye umusaraba. Noneho muri uko kwikorera umusaraba ntabwo yabashije kuwubambwaho cyangwa se kuwugeza aho agomba kuwugeza. Yesu we wenyine niwe wakomeje yikorera umusaraba we. Mu buzima busanzwe tugira abantu bashobora kugufasha bakaguheka cyangwa se bakagutwaza umusaraba wawe. Hari imisaraba myinshi duhura nayo, noneho hari abantu banadufasha kuba bagerageza, ariko ndayababwiye ngo ntago bayigufasha burundu, ntago bagufasha kukwikorera umusaraba burundu ngo bawukugereza aho ugomba kujya. Mu burwayi bwawe tugira baza kugusura, ariko abo baza kugusura bakwikorera iyo bakabije. Urwaye, iyo urwaye igihe kirekire bamwe barakurambirwa kubera yuko nyine nta muntu ushinzwe kukwikorera umusaraba ngo ajye no kubambwaho. Ni ukuvuga ngo baragerageza bakagufasha uko bashoboye. Mu bibazo byawe bya buri munsi ni uko ubayeho, ariko uyu munsi ndashaka kubwira ngo nubwo biba bimeze gutyo, hari ugenda akagendana nawe. Inshuti rero mu migani yanditse ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko hari inshuti imwe iramba ku muntu, uwo nguwo ikamurutira umuvandimwe. Ndashaka kuvuga hejuru y'imbaraga z'uwo mugabo bita Yesu n'ineza yiwe. Ineza ya Yesu iyo agutwaje umusaraba muragendana mukagera iyo mujya. Iyo uwo mugabo agutwaje umusaraba byanga bikunda ntabwo akurekura, umusaraba wawe murawugendanamo. Yigeze yabwira Kuro, aramubwira ngo Kuro, uwo nimikishije amavuta nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana ishimwe cyane. Bivuze iki rero? Imana ifite ineza yayo iri everlasting. Donc urukundo rw'Imana ntirurondoreka. Kubera iki? Twabonye abadukunda badukunda iminsi mike, ejo bakaduhararukwa. Twabonye abadutwaza umusaraba bawudutwaza iminsi mike, ejo barawudusubiza. Twabonye abahagararana natwe, ariko igihe kigeze ntibakomeza guhagararana natwe. Impinduka y'ibihe iyo yageze uwakwitaga harakurekura. Impinduka y'ibihe iyo yageze wowe wari ufite sapoti iyo yose irahagarara. Twabonye abashafu mu kazi badutwaje umusaraba bakajya batubwira ngo turabahaza overtime, ariko impinduka y'ibihe yagera bya bindi twari dufite bigahagarara. Ndagira ngo mbabwire rero uwo mugabo nubwo impinduka y'ibihe yagera ntabwo yaturekura. Ineza y'Imana twayibonye ababisha bari batugose, twayibonye twari tunaniwe tubuze uwaturengera tudafite epfo na ruguru, ariko ineza y'Imana turayibona. Ndavuga hejuru y'imbaraga z'ineza z'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nzi uburyo wabonye ineza y'Imana, ntabwo nzi uburyo wahagararanye n'Imana mu buzima bwawe. Reka mbabwire ngo uwo mugabo iyo yakweretse ineza ye, nubwo waba uri imfubyi ubona kugira neza kw'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo imfubyi zabonye ineza y'Imana kuko abamwemeye bakizera izina rye, abo yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ntabwo tukiri imfubyi, ahubwo twabaye abana b'Imana, kandi ntawasabye data ngo amwime. Ndagira ngo mbabwire ngo ineza y'Imana ku mfubyi yarigaragaje, ku bapfakazi yarigaragaje, ku ndushyi yarigaragaje, reka mvuge ngo ku batabyara yarigaragaje. Imana ishimwe. Hejuru y'ibitavuga Imana hari Imana ishobora byose. Ndagira ngo mbabwire rero abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Kugira neza kw'Imana gutandukanye cyane na kugira neza ku muntu. Icyakora umuntu yakugirira neza rimwe kabiri, ariko ntabwo ubwa gatatu wenda yakugirira neza. Ariko Imana itugirira neza ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Ndashaka ko umuntu wese wabanye hano atekereza ngo mbese ineza y'Imana nayibonye gute, mbese kugira, kuko ubu turi mu gihe cy'igitaramo ngo twakiga amasomo, ariko ayo siyo ndi gushaka. Ndashaka umuntu wese akurura ineza y'Imana ku buzima bwe, arebe ese n'iki Imana yangiriye abantu bananiwe, n'iki Imana yankoreye inshuti zananiwe, n'iki ukururiye neza y'Imana. Kubera iki? Bamwe bamaze kwibagirwa ineza
ineza y'Imana. Abandi bamaze kurekera aho ngaho, abandi baravuga ngo Imana nta kintu yatumariye. Abandi reka babwire, Yobu yigeze Yobu ba Elifazi na Bildadi bigeze kuza baramwegera bamubwira amagambo akomeye cyane. Iyo usomye mu gice cya 19 asobanura uburyo ki yabasubizanyije umutima cyangwa se ubwenge n'ubuhamya bukomeye cyane. Arababwira ngo ndahamagara abagaragu bakansuzugura, bakamfata nk'ikintu kidasobanutse, nakubita hirya no hino nkabona biranze, nahamagara nkabona biranze, nkahinduka insuzugurwa, ibintu byose akabona byanze. Ariko arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nubwo bimeze gutya, nubwo mgaragara nk'umeze gutya, nubwo abagaragu bari kunsuzugura, nubwo umugore ambwira amagambo akarishe, nubwo izi nshuti zimbwira ibintu bikakaye, ariko nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Imana ishimwe cyane, kandi amaherezo azaza. Haleluya, haleluya. Uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba uwo mwami nambaye undi mubiri. Imana ishimwe cyane. Ndagira babwira ngo ineza y'Imana itandukanye n'inshuti n'ababyeyi iyo bakugiriye, itandukanye n'iyo umugabo yakugirira, kuko umugabo yaguha iPhone 13 ariko Imana yo yaguha ibirenze ibyo, kuko Uwiteka, haleluya, abamushakana umwete ngo bazamubona. Icyama Imana umuntu wese agakurura ineza y'Imana ku buzima bwe. Reka babwire, nje ndabizi, narayibonye, ndavuga Imana, nabonye ineza yayo. Uyu munsi kuba nicaye gutya, kuba mpagaze aha, kuba mbasha kuvuga, reka mbabwire, kuba uyu munsi Mama Domi yantumira, ubundi se arantumira nkande, arantumira nk'umuntu ki, ko I was like useless man, ntawe narindiwe. Ariko uyu munsi neza y'Imana yangizeho ngomba kuba we. Simbizi, ndavuga kugira neza kw'Imana. Ibaze ngo ndandika ngo wanyemerera ngo kazaza kutwigisha. Who am I? Ndinde wo kugirirwa icyo cyizere, ndinde. Ariko Imana, haleluya, ibuke kugira neza kwayo, ituma duhinduka abo tugomba kubabo. Ndagira ngo babwire ngo abamwemeye, abo bakizera izina rye, yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iyo twibutse ineza y'Imana, iyo twibutse yuko tutariho ariko uyu munsi tukaba turiho, iyo twibutse yuko twari insuzugurwa uyu munsi akaba yaratugize abo kubabo, iyo twibutse yuko twari imfubyi Yesu akatubera papa, iyo twibutse yuko twari abapfakazi Yesu akatwomora ibikomere, iyo twibutse yuko twari twaracanganyukiwe Yesu akaduterereza. Haleluya, haleluya. Iyo twibutse imbaraga z'Imana, iyo twibutse yuko tutaryaga uyu munsi Yesu akatugaburira, iyo twibutse yuko tutambaraga Yesu akatwambika, iyo twibutse yuko nta rubyaro, iyo twibutse, Imana ishimwe, uyu reti tandora, haleluya. Iyo twibutse ineza y'Imana, ndagira ngo babwire ngo ineza y'Imana ntawayirondora. Imana ishimwe cyane, ineza y'Imana ntawayirondora, ineza y'Imana ntawayirondora. Reka nkubwire ngo hari iby'Imana ikora tugatangara, hari iby'Imana ikora tugatangara. Ndagira ngo mbabwire, hari igihe kimwe iwacu kera aho twari dutuye, njyewe ntabwo navukiye mu mujyi nyabona, mwebwe mwavukiye ku matara yaka, njyewe navukiye ku Gatado. Ariko ndashima Imana ko umunsi nanjye mbasha gucana kuri internet, ndapyondaho bigakunda. Noneho muri icyo gihe cyo kuvuka no gukura, igihe kiza kugera bakajya bavuga ngo uriya muhungu ngo kwa muzehe ngo nta kindi azaba cyo ngo usibye imbwa, ngazaba imbwa, ngo nta kintu azimarira. Kandi koko nanjye nareba nkabona nzaba imbwa, ubuzima rwose nkabona ari uko buzagenda. Aturiya abarozi baragambirira, turiya mugabo, uriya musore nta kintu azamara, nta nubwo azatubanaho, nta n'urubyaro azabyara, nta n'ikintu na kimwe azabasha kugeraho. Rwose nanjye nabireba nkavuga ati koko ntacyo nzageraho. Igihe kimwe Imana iransanga irambwira ati mwana wanjye, twari turi mu giterana ahantu mu masengesho, umuntu araza arampanura arambwira ati mwana wanjye, ndagira nkubwire ngo uzabaho kandi uzagera kure.
ibyo abantu batekereza ntago ari wowe, ntago bazabigiramo uruhare, kandi ukugera kure kwawe nta mwana w'umuntu uzabigiramo uruhare usibye Yesu wenyine. Bambwira amagambo akomeye, barambwira tusenge cyane kuko Satani yagambiriye yuko utazahirwa mu buzima bwawe. Abandi bagucira urutega ati ntuzabyara, uzabimbwa, uzagira gute, ariko nge nzakugira umugabo wo guhamya Kristo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndabyibuka icyo gihe nahise mfata amasengesho y'iminsi 7, mba mu rusengero mbwira Imana ndavuga ngo Mana, maze kumenya yuko nari narakasiriwe cyangwa se ntazatera imbere, ariko maze kumenya neza yuko burya gukira kwa mbere ari mu bwonko. Reka nkubwire ngo nimba ubwonko bwawe butarakira uzahora uri umutindi wo kubabarirwa, ubundi ubwonko bwawe nibwo bugomba kukubwira yuko uzaba ukomeye mu gihe gikomeye, kuko tunyura mu bikomeye kugira ngo tuzakore ibikomeye imbere y'abakomeye, tuvuga ibikomeye. Imana yacu ishimwe cyane. Noneho ndangije ndasenga mbwira Imana bango Mana, ndagira ngo unkureho igisuzuguriro, unkureho umwaku, unkureho ibya karande, ibyari bimfashe, ibyari bimboshye, ibyari byose. Ndangije ubwo amasengesho ndayarangiza, Imana ingirira neza. Noneho mu mikurire nkajya mbona ntago bigenda neza. Reka nkubwire turasenga, ariko ntabwo ari ukwita ubona igisubizo cy'ibyo wasengeye. Noneho nkabona ntibigenda, ariko igihe kigeze ndangije mbwira Imana ndavuga ngo Mana, ndabona noneho ibi bintu ntazi ibyo ari byo, ariko nubwo bimeze gutya ninjye nawe nzi neza kuzangirira neza, nzi neza yuko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azaza. Imana ishimwe cyane. Noneho ndabyibuka mu bantu batwitaga imbwa, mu bantu batugiraga za nyakatsi, mu minsi yashize umuntu arambwira ati se nyakubahwa musenyeri, nyakubahwa bishop, hari uko umeze. Nangije ndamureba ndamubwira nti umva, hari igihe uzavuga ngo imbwa yuriye igiti ryari. Imana ishimwe cyane. Burya hari igihe umuntu agutega iminsi, Imana nayo ikagutega iminsi y'ibizaba bizima, kuko Paulo yabwiye Abaroma mu bice 8, arangije ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza buzahishurwa. Imana ishimwe, abanyumva haleluya. Mbonye yuko iyo mibabaro idakwiye, yaratekereje, yaravuga ngo nubwo turi munsi y'ingoma ya Empire Romaine, nubwo turiho turageragezwa n'umwami Nero, ariko iyi mibabaro ntikwiye kugereranywa n'ubwiza buzahishurwa. Reka mbwira abantu, babwire ngo ineza y'Imana iyo yakugezaho ibyo babonaga uri byo, batangira kubihindura amazina, bakavuga ngo burya ngo twabonaga uzaba umugabo nyamugabo. Ariko reka nkubwire, nari imbwa rubebe kuko niko nagaragaraga, ariko uyu munsi ndi umugabo wo guhamya Kristo wabambwe. Ndajya ku kibuga bakanyakiza indabyo. Who am I? Ndinde atari neza y'Imana, atari neza y'Imana, atari neza y'Imana. Bagenzi, wowe ineza y'Imana urayizi kundusha, urayifite kundusha, kuko uzaho wanyuze za Kongo, wanyuze za Brazzaville, wanyuze za Burundi, wanyuze mu Rwanda, intambara ya genocide yaragusize. Ineza y'Imana wayinganya iki bagenzi? Wayinganya iki? Usibye ko uyu munsi tugomba gufata icyemezo ngo Mana, twibutse ineza yawe, twibutse iminsi ya kera, tukuramburiye amaboko, turebye imirimo yawe, turatangaye mwami. Ndagira ngo umuntu wese akuru ineza y'Imana ku buzima bwe, umuntu wese akuru ineza y'Imana. Ngo ntago ngare azabyara, ntago nzabyara, ahubwo rindira ngiye kubabyara. Ntago ndabyara koko, barabivuga ko ntarabyara koko, kuko ngiye kubyara. Imana ishimwe cyane. Nimba baravuga ngo tuzapfa tutabyaye, abarozi bakagambirira, ariko Imana nayo si ukuduhereza abana, yo ikaduhereza Imana ishimwe cyane, tukabyara kandi tukabyara abana beza. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe kimwe baravuga ngo warenga abo bana, ngo byaye, ngo ntago uzabashobora, ngo abo bana ngo zana tubakurerere mu bigo by'imfubyi. Nabwa ni toka dayimoni katika jina Yesu. Ntago nigeze mbona inzovu yiyambuye umutonzi wayo kukuremereye. Aho bazagwa nanjye mpita mvuga nka Rusi, aho bazagwa niho nzagwa, aho bazarya nibyo nzarya, aho bazarara niho nzarara. Imana ishimwe cyane. Ariko ndashima Imana ko nabonye neza y'Imana. Abana banjye uyu munsi bari simati, barakuze. Uyu munsi barambwira ati dadi weri dani kabisa. Nkavuga ni Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi nibo ariko Mana, ninde wavuga ineza y'Imana agayirondore? Ndi kuvuga nitangaho urugero, ariko wowe ufite ibyawe birenze ibyo ndiho ndavuga, kuko ufite aho wabonye neza y'Imana.
bagenzi, ndashaka kugira ngo dukuri neza y'Imana muri aya materaniro y'aka kanya. Ndagira ngo nituza no gusenga uvuge ngo, kuko hari abantu bibagiwe ineza y'Imana ku buzima bwabo. Baratangira bageze mu butayu bw'irehi, Samusoni yibutse uburyo cy'Imana yajyaga imuha imbaraga, yibutse urusaku rw'Abafilisitiya bariho barasakuza, arangije asenga isengesho. Ariko ubundi reka mbaze mbibariza ikibazo, muri buriya butayu bw'irehi ninde wari warashyizemo igufa? Ninde? Kuki bamunyujije kuri rya gufa rya musaya w'indogobe? Bivuze ngo Imana igutegurira igisubizo aho ubona ko nta nzira. Imana igupangira gahunda mbere yuko wowe uhagera. Umusaya w'indogobe wahabaye cyane kugira ngo ufashe Samusoni kuzica Abafilisitiya bari bamusumiriye ngo n'urusaku rwinshi. Ndagira mabwira ngo nubwo bigaragara ko ari mu butayu, twabonye neza y'Imana. Imana ifukura akagezi ka Eni Hakore mu butayu bw'irehi. Imana yagufukuriye amazi, inshuti yanjye. Imana yakamisha akagezi ifukura kandi mu gihe cy'uko Ikereti hari hakamye, ariko Iserefate hari hafukutse kandi kariba. Imana yagufukuriye amariba mu buryo bukomeye cyane. Ndagira mubwira mubyeyi wateranye uyu munsi, Imana yakweretse ineza yayo. Uyu munsi hari iki gusaba? Biremwa ngo nimurya mugahaga ntimuzibagirwe. Reka mubwire ngo abantu baribagiwe. Abantu bageze muri Amerika baribagiwe. Abantu bageze i Burayi baribagiwe. Abantu bageze muri Oceania baribagiwe. Abantu bamaze kwibagirwa ineza y'Imana, bibagiwe yuko byari bikomeye. Hari umunsi twajyaga dusenga tuvuga ngo Mana iri joro riraca ryari, Mana ya manywa rira ryari, ijoro ryari ryabaye ribi. Reka mubwire bagenzi, hari ineza y'Imana twabonye, ariko uyu munsi bamwe baribagiwe. Ndagira ngo nkwibutse iyo neza y'Imana. Ese ujya utekereza yuko Imana yakongera ikagusubiza hahandi kugira ngo ubashe kongera kugarura ubwonko bwawe ubutekereze ku neza y'Imana? Reka mubwire abantu bari baracanganyukiwe, Imana ibahindura abo bagomba kubabo, ariko uyu munsi bamaze kwibagirwa. Ababyeyi bamaze kwibagirwa, abasore bamaze kwibagirwa, abakobwa bamaze kwibagirwa, abagabo bamaze kwibagirwa. Ariko uyu munsi ndakwibutsa ngo ibuka ineza y'Imana. Ibuka ineza y'Imana. Wongere wibuka ineza y'Imana ku buzima bwawe mubyeyi. Wibuka ineza y'Imana nshuti ya data. Wibuka ineza y'Imana. Abantu basiga bameze nkaho njya nkunda kubivuga hano nkababwira ngo abantu bari gukora ibirarane by'amatafari yo kwa Farawo. Hagira ngo bafite ibirarane, hagira ngo ari uwababwiye ko abishyuza ibyo birarane. Ariko bagenzi, mwakibutse ineza y'Imana, mugahimbaza Imana. Iyaguhaye kurya kariyo y'imyabo, iyaguhaye kwambara kariyo y'imyabo, iyaguhaye kugenda mu modoka kariyo y'imyabo, iyakugiriye neza. Wakibutse neza y'Imana ukava mu birarane by'amatafari yo kwa Farawo, uyu munsi ukaba uri kuvuga kugira neza kw'Imana. Barabwira abantu ngo muze dusenge, ahubwo bakigira mu birarane by'amatafari. Wananiwe no gufata umunsi umwe, isaha imwe ngo uze imbere y'Imana, cyangwa se wiginga Imana, ahubwo uza uvuga ngo I'm very tired, I'm busy. Iyo ndwara ya busy itumye abantu babyibuha muri iki gihe. Abantu barabyibushe, babaye busy, bibagiwe neza y'Imana. Ariko reka mbabwire inshuti yanjye, niwibuka kugira neza kw'Imana, uyu munsi uyizamurira amaboko uvuge ngo Mwami, nibutse ineza yawe, nibutse aho wankuye, nibutse ibintu nanyuzemo, nibutse ko wangabiye nari narambuwe, nibutse wibutse Imana, uvuge ngo nanjye Mwami hari icyo ngomba gukora. Ntabwo nzi icyo ugomba gukora. Abantu benshi bihugiyeho, abantu bihugiyeho mu buzima nk'ubu ngubu. Abantu bumva nta n'ikintu na kimwe bagomba gukora. Ariko reka mbabwire inshuti yanjye, none se niwihugiraho, none se uzi neza uzabigenza gute mu buzima bwawe? Uzi ejo bizagenda gute? Birashoboka ko uyu munsi wananirwa kwibuka ineza y'Imana. Reka nkubwire inshuti yanjye, icyatumaga Nehemiya ngagaragaza umubabaro mu maso y'umwami, icyatumaga Nehemiya adatuza, yibukaga ngo iwabo hari harabaye amatongo, hari harasenyutse, hari byaragenze n'aba marembo, ariko arangije ngagira umubabaro mwinshi anawugaragaza imbere y'umwami. Reka babwire inshuti yanjye, turi hano ni gute twarimba indirimbo mu bihugu by'amahanga, ni gute intanga zacu twarazimanitse. Nimureke twibuke ineza y'Imana, nimureke duhagarare tuvuge ngo Mana, twibutse ko waturengeye, twibutse ko waturwaniriye. Ababyeyi bananiwe, inshuti zananiwe, imiryango yananiwe, natwe duhisemo kugukorera Mwami, duhisemo kwamamaza ubutumwa bwiza. Reka babwire ngo Yesu yabwiye abigishwa ngo nimugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, abazemera bazabatizwe. Ariko uyu munsi ese tekereza, wibutse neza y'Imana mu kazi ukora,
uri kuvuga Yesu neza, wibutse neza y'Imana. Mu rugo uri kuvuga Yesu neza, cyangwa uraza uvuga ati abantu basigaye barahinduye imvugo z'amasengesho, araza yagera mu buriri ati Mana undinde nk'uko urinda abandi bose. Kandi wibutse uburyo ki wararaga mu butayurira usenga, ibisubizo bitumye abantu benshi barengwa. Umurengwe ubaye mwinshi bagenzi, umurengwe ku bantu, umurengwe ku bavuga butumwa, umurengwe ku bapasiteri. Abapasiteri uyu munsi turahagarara hariya ku ruhimbi tuvanga Imana itugirira neza, Imana irakora, ariko araruhagararaho ryari? Ku cyumweru nabwo yaje yirukanka, aje ku gatuti, avuye muri shift night, yacanganyukiwe, araje ageze ku ruhimbi atangiye, harabo njya numva batangira gusenga ngo Satani umugira neza, kubera nta mwanya, baracanganyukiwe. Umurenge uratumaze bagenzi. Reka twibuke ineza y'Imana. Abanyamasengesho, abantu bararambitse, abantu barananiwe. Wibuka bamwe bajyaga basenga kera bavuga ngo Mana nutugira neza tuzagukorera, nutugira neza tuzakuvuga hose. Ariko wabaza umuntu ngo mbese uvuga Imana gute, yakubwira ngo rega ngamusori ngamubizi ngakazi nawe urabibona karantwaye akazi. Ariko mwakibutse neza y'Imana, mwababyeyi mwakibutse neza y'Imana, mugahaguruka tugakorera Imana neza, mugahaguruka tukavuga Imana yaduhamagaye, mugahaguruka tukagenda mu mahanga yose tukabwiriza ubutumwa bwiza. Mwakibutse neza y'Imana. Abantu aho kugira ngo bagwize agakiza bariho barigwiza imitungo, abantu baho kugira ngo bagwize neza y'Imana muri bo bariho barigwiza amashiringi n'amafaranga, aho kugira ngo bagwize urukundo rw'Imana muri bo aho kugira ngo bagwize ijambo bariho barigwiza amamodoka n'ibindi. Ariko ndagira ngo mbabwire, hari umunsi ijambo rimwe rizavuga ngo korera Imana mu busore bwawe iminsi mibi itari yaza, hatutazavuga ngo sinejejwe nabyo. Mu migani handitse ijambo rikomeye, haravuga ngo narabahamagaye muraninira, nanjye nzabakina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho. Ese ujya utekereza ko Imana yakongera ikakwibutsa neza yakugiriye ikongera ikayikwambura? Mana itugire neza cyane. Abantu muri iki gihe bihugiyeho, abantu bihugiyeho, abanyamasengesho bihugiyeho, Mana we, abaririmbyi bihugiyeho, abavuga butumwa bihugiyeho. Ariko Imana irakwibutsa ngo ineza y'Imana ongera uyibuke. Ongera wibuke uburyo yagukoreye, yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu myaka 400 wari umazeyo, irakuzana ikujyana mu gihugu cy'i Kanani kugira ngo uyu munsi uvuge neza y'Imana. Ese uri gutekereza iki muri aka kanya? Ntabwo nzi imibare yawe. Ese ko turiho turarundanya ubutunzi, turiho turabushaka kuva kuwa mbere kugeza kuwa mbere, ese ubwo butunzi bwo bumaze iki? Reka mbabwize ikindi, ndagira mbabwira ngo nta rugamba Imana iteza idafitemo inyungu. Ejo nigukaranga uzamenye ko iri kugushakamo inyungu. Ndagira ngo nkwibutse ngo mbere y'uko ugera kuri iyo situation wakibutse neza y'Imana nshuti yanjye. Ndi hano ndi messenger nkigendera, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibuka ineza y'Imana. Sinzi ukuri gukabuta situation Imana yakugiriye. Reka dufate urugero. Arasisiri ni imwe mu magroup manini, kavuge ngo manini mu buryo buri internationally, ariko ni bangaye bafite inzara n'inyota yo kuza imbere y'Imana? Ni bangahe? Umwe arakubwira ngo jewe ndi busy, umwe arakubwira ngo je ntago mboneka, umwe arakubwira ati burya rero nimugende mu nsengere, undi arakubwira ati Imana irabizi tuzahura muri Mene mu kwa 9, umwe arakubwira ati nuko. Ariko ndagira ngo mbabwire bagenzi, nimureke igicaniro ntikikaze imiteka, nimuhaguruke muhagurutse umuriro ni wake. Mana ishimwe. Mwongere musubire ku rufatiro, mwongere mwibuke ibihe by'Imana, mwibuke Imana yaturengeye. Turi mu minsi 100 yo kwibuka abacu abajize genocide. Ndagira ngo mbabwire ngo mbese uribuka yuko Imana nawe yakurengeye, uribuka yuko Imana yagukijije ibyo bihe. Uyu munsi uhagazute, umezutse, ni iki wibuka? Ni yeneza y'Imana wibuka uyu munsi wabwira abandi. Ububyutse ntabwo buzava
ngo hirya no hino buzava wihera iwawe mu rugo, iwawe mu nzu, iwawe mu bana, iwawe mu mugabo, mu mutware, mu badamu. Ineza y'Imana yibuke inshuti yanjye. Bamwe hari igihe nkunda kubwira abantu hano, nababwira ngo bamwe baje batazi no kuvuga good morning, ariko uyu munsi bararenzaho ngo how are you. Ibintu byarakomeye, ariko uramubwira ati yes good morning how are you, tujye gusenga ati sorry na sorry bazi kuyongeraho. Ariko ndibuka bari hakurya bakiri mu bihugu by'ubutayu, muri za Mara amazi asharira, muri za Sini hatagira ibiryo, baravuga ngo Uwiteka nutugeza hakurya tuzagukorera. Ariko uyu munsi bararambitse, uyu munsi bibereye muri factory, uyu munsi bibereye mu gushaka inoti. Ariko izo noti nabonye umugabo umwe muri Kenya bamuhambye muri benzi yiwe, mu gitondo babyuka basanga benzi bayitwaye. Uko wavuye mu nda ya mama ni nako uzasubira mu nda y'isi. Waretse tukagura ubwami bw'Imana, wambabariye ukibuka ineza y'Imana muri uyu mugoroba, muri iri joro. Bamwe basengaga saa 9 z'ijoro, ariko uyu munsi arakubwira ati burya sinjya nibuka n'Imana saa 9 zibaho. Bamwe barabyibagiwe ntibabikeneye. Reka byaranze ntabwo ubyibuka, waribagiwe. Ndakwibukije, ibuka ineza, ibuka imihigo wayigiye Imana. Ntabwo nzi imihigo wahize. Bamwe bahize ngo nibabona akazi bazakora ibi, bamwe ngo bazubaka ibigo by'imfubyi, abandi bazafasha abakene. Ariko uyu munsi ayinya baribagiwe, kandi ineza y'Imana yari iri ku buzima bwabo. Imana itugiriye neza. Ntabwo nzi uko uhagaze muri aka kanya, ntabwo nzi imitekerereze yawe. Ese uribuka yuko Imana yaguhaye yanakunyaga? Wambabariye uyu munsi wowe kabyarawe ko turi abantu bangana gutya, mwakibutse, mwamara kwibuka mugakora iby'ubutwari. Cyatumye Koloneli Imana imugirira neza nuko yakoze iby'ubutwari, yakiranutse muri byose. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo mbonye ko Imana itarobanura ku butoni, ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranukira bemera. Reka mbabwire, abantu bibagiwe ineza y'Imana, uyu munsi urajya kubasura ugasanga amafirigo yabo yuzuyemo za wayini. Njya mbabona hano, Imana itugiriye neza, yuzuyemo za wayini. Wamubaza ngo iyi wayini ni iki? Ngo ni iyimara stress. Ariko reka mbabwire, umugabo umara stress ni Yesu wenyine. Wayini uzayinywa ni nko kwitera ikinya, ariko mu kanya kikagushiramo. Abantu bapfuye bahagaze. Imana itugiriye neza, bibagiwe ineza y'Imana. Amafirigo yuzuyemo ayo mawayini. Kandi ukiri hakurya, ukiri mu butayu, utarabona gutabarwa kw'Imana, waravugaga ngo Mwami nundengera nzakubahisha. Daniyeli yaravuze ngo ntabwo nziyandirisha ibyo kurya by'i Babuloni. Abantu basigaye barigize nabi. Ejo bundi umuntu yarari hambwira umugabo umwe hano yagiranye ibibazo n'umudamu, arangije aravuga ati ibi ntacyo bintwaye, kandi yari umukozi w'Imana mwiza. Arangije ajya kugura ikidori kimeze nk'icy'Abahinde, igipupe, ngira ngo muri kukibona gikoze nk'umuntu munini, nka bya bindi bajya bambika imyenda. Bari abamadomi bacuruza imyenda barabizi, biriya bipupe. Noneho ngo hari ibipupe bihari ngo bagura biba bimeze nk'abagore ngo bacomeka, ntumbaze uko biba bimeze. Ubu ngo nicyo yibanira nacyo mu nzu. Ndavuga nti siragowe, yari umukristo, yari umuvugabutumwa, ariko yaribagiwe. Bagenzi, nimureke twibuka aho twavuye tukagwa. Imana itugiriye neza. Banyamasengesho mwibuke. Ibaze aho ibyaha bigeze kugura igipupe kakigira umugore. Stress zimaze abantu, stress zirishe, bariyahuza ayo mawayini ngo ni stress. Ariko nta handi hari ubuturo usibye muri Yesu. Ibuka yuko amafaranga atumye abantu bagira ama stress. Iburayi buteye abantu ama stress. Ese yo ma stress, nimba ukirya ikigori, ukirya ikijumba, warubayeho neza, uyu munsi ukaba utangiye gutunga imodoka n'amafaranga, stress zikaza, ubwo aho hantu
Imana ntiyagukubita ukisubirira ku bijumba kugira ngo amahoro yawe uyabone. Nimwibuke ineza y'Imana. Nimba ibijumba byaraguhaga amahoro, the better yuko rero wisubirira ku bijumba. Mwahagurutse tukibuka icyo Imana yavuganye natwe. Mwahagurutse babyeyi mukibuka ko abana bakeneye uburere, bakeneye kuganirizwa. Umubyeyi arahaguruka kandi yarasenze aravuga ngo Mana numpa abana nzabagutura bazagukorera, ariko uyu munsi nta mwanya afite wo kubasengera. Ntawo ngo ni situation, ngo ni generation y'Iburayi, ngo nuko bibayeho, ngo umwana ngo abafite liberté totale, ngo fata umwanya. Uramubwira ngo hari n'abatajya babona abana babo icyumweru kigashira, ibintu bya bizi birishe, kandi uko wica generation yawe ni kuri kwihekura. Ngo uriho urashaka ubutunzi, ngo urashaka ubutunzi. Abana baricyura, abana bariragira, abana baririrwa muri iPad, abana baririrwa muri za cartoon, abana baririrwa muri ibyo. Nta mwanya bafite umubyeyi, nta mwanya bafite wo kubaganiriza, nta mwanya bafite wo kubabwira ngo Yesu agira neza. Ntago ibyo babibona. Arakura akageza mu butinejya bwe, nuko yibeshejeho. Warangiza ejo ukiriguza mu rusengero ngo mumbabarire mu nsengere, ngo abana banjye barananiye. Come on, batakunanira. Wowe wabahaye umwanya mbere ku mwana apfa mwiterura, wabahaye umwanya, cyangwa wiriwe mu birarane by'amatafari yo kwa Farawo. Mwakibutse neza y'Imana umunsi mukaza tukibuka gukorera Imana. Ni gute twamanika inanga zacu mu butayu? Muhaguruke, Imana ishimwe. Nimuhaguruke twongere tuzamura ibendera ry'Imana. Bana baratunaniye, kandi batunaniye kubera twebwe nta mwanya, nta gihe. Uzabaze benshi bazakubwira ngo abana banjye mbabona muri weekend ku cyumweru, kandi nabwo mba naniwe, mba ndyamye. Imana itugirire neza cyane. Kubera iki? Turiho turashaka amafaranga, ariko ayo mafaranga ubwo se umwana ejo niyisanga mu bagangster, akisanga mu itabi n'urumogi, kandi ayo mafaranga atazajya kuyareba muri Guantanamo, ayo mafaranga azamumarira iki? Wafashe umwanya wawe ugakora icyo bita parenting, ukigisha abana imibereho myiza, ukigisha abana, ukabibutsa uburyo ki twasengaga, ukabibutsa uburyo bararaga akanyarira, ukabibutsa gutabarwa kw'Imana, ukabibutsa aho bavuye, ukabibutsa imibereho, ukababwira ati bana banjye nimuhaguruke dukorera Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Dawidi agiye gutanga, abwira Salomo, aramubwira ngo Salomo mwana wanjye, ujye umenya Imana ya so, iyo yakoreraga ariyo uzajya ukorera. Imana itugiriye neza. Joshua nawe yaravuze ngo niba mubona gukorera Imana ari bibi, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nimuhaguruke twongere twibuke uburyo ki tugomba kwita kuri twebwe. Imana itugire neza. Ese umugabo, umudamu, tujya tugira ibihe byo kuganira, tujya tugira ibihe byo kuganira n'abacu. Waba ubana nawe muri state, waba utabana nawe muri aho ngaho, ese ufata umwanya wo kumubwira ngo twibutse imirimo y'Imana, twibutse ineza y'Imana, twibutse ibyo yadukoreye, tugira icyerekezo. Reka ubwire ngo utazi yava ntamenye yajya. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkwibutse ineza y'Imana muri uyu mugoroba. Ni wowe uzi nicyo wagambiriye. Iki gicuku ndagira ngo kikubera agatanga ka mbere. Uyu munsi Imana yitamuriwe mu nyingi mu gicu, ireba ingabo z'Abanyegiputa zari zikugose, zikwibagiza ineza y'Imana, ubundi zirebe zicikamo igikuba. Uyu munsi utambuke uririmba indirimbo ngo igitondo cyiza, umunsi mwiza nibuka n'uwo nabonyeho Yesu. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo wongere wisuzume, utekereze ngo mbese ineza y'Imana irahari? Mbese ineza y'Imana ku buzima bwanjye irakora? Tekereza. Uyu munsi turagera hanze, turagera i Burayi, tugashwana n'abacu kubera ko ngo twageze muri ya liberite. Umuntu ntakorwaho, umuntu yabaye Mana we. Ariko twibutse ineza y'Imana ku buzima bwacu, twahagara tukavuga ngo Mana ongera wibuke, ongera wibuke. Nge ndiho ndakwibutsa kwibuka kugira neza Imana yagukoreye, kuko nutabyibuka uzagerwaho n'umuvumo nshuti yanjye. Nutabyibuka nguhaye garanti y'igihe gito cyane ukaba wacanganyukiwe.
dufite abadamu hano basaze, dufite abagabo basaze, dufite abasore basaze. Kubera iki? Barashaka kugendana n'isaha igeze. Ni byiza kugendana nayo, ariko ukayimenyamo ubwenge, ukibuka naho Imana yagukuye, kuko bizagufasha kwirinda muri iyi si. Muri Yobu 24 aravuga ngo nimba ishobora byose izibihe, ni iki gituma abayizi batareba impinduka y'ibihe? Impinduka y'ibihe ntigucanganyikishije inshuti yanjye. Ibihe, kuko ibihe ntabwo bizabura kubaho. Jambo ry'Imana rirambwira ngo mubwiriza ngo ibyo tubona byose nta gishyashya, ni ibyabayeho. Ni iki kiguteye kunamuka nshuti yanjye? Uyu murimo w'Imana urekeye nde? Iyi nzu y'Imana uyijugunyiye nde? Ese uri gutekereza yuko nawe uribuye? Nimba ari amabuye 3, ishyiga rimwe nirivaho urabibwira kabiri ari buhishe ibiryo? Mwahagurutse tukubaka ibendera ry'Imana, mwahagurutse mukongera mugakora, mukibuka Imana yabakuye. Bantu barananiwe. Ni imiruho. Bamwe bageze mu isayo gasaze, abandi bageze mu isoko rya imburamumoro, bariho baragura ibyo bashaka. Baragura. Bantu bateranyijwe n'amagambo ngo waruzi iki, ngo warengura muzi. Aho kugira ngo bafate umwanya wo guhamagara Imana, bariho baravare, hari uramwibuka. Hari umuntu wigeze kunsetsa arambwira ngo ngengare ndamuzi neza 100% ngo ndamuzi. Ndangije ndamubwira nti na mama wambyaye ntanzi, kuko nta muntu ushobora kumenya undi usibye Yesu wenyine, ndetse nawe ubwe ku giti cye. Ariko umuntu akajya hariya agafata telefone ngo ndamuzi, ngo uramuzi wowe uri nde? Uri Imana? Nawe wafashe umwanya ukamuhamagara ngo ese uribuka Imana, uribuka gukora, uribuka kugenda n'Imana, ufite umwanya wo gutigiye uvuga bagenzi bawe? Ntufite umwanya wo kubwira bagenzi bawe kugira neza kw'Imana? Abantu benshi babaye bamushyushya munwa, aho kugira ngo umva nimba ari ibinure byamaze kuyaga, ntago mbizi. Nimba ari amavuta n'amajuice abantu biyahuza, ntago mbizi, barayaze. Aho kugira ngo bafate ibihe byiza byo kubwira abandi, kubwire abantu Imana, reka da bafashe umunwa baririrwa muri ibintu byarakomeye. Mwamba bariye tukibuka neza y'Imana nk'ababyeyi mwe, abaneza amatwi mwakibutse neza y'Imana. We munyamasengesho uri gukora ibiki? We muvuga butumwa uri gukora ibiki? Mupaseri uri gukora iki? Muyobozi uri gukora iki? Mwakibutsa aho Imana yadukuye tukibuka gukorera Imana neza. Abantu ngo tuzabaho, ngo tuzakorera Imana, ngo nyini ngo aya masengesho bango undinde nkuko urinda abandi bose, ngo nyini ngo urabibona, ngo nuko ngo nyini ngo turagenda, ngo nyini tujya gusenga. Urabwira umuntu se waje mu rusengero ati naje, ese wafashijwe? Ati nafashijwe. Ni iki cyagufashije? Ngo ariko ngo menya ko nafashijwe gusa. Ngo nafashijwe tu? Wafashijwe n'iki? Ngo nafashijwe. Kubera iki? Yaje mu rusengero yibereye kuri WhatsApp, baramwoherereza akantu akavideo yakareba, ari mu rusengero agakubita igitwenge. Pastor uri hariya nawe akavuga ati abakristo banje bafashijwe kubera kari kubona bamwenyuye. Byahe ko wibereye muri social media zakuzangereje, aho kugira ngo umenye amakuru y'ijuru, amenya amakuru y'abamisi bo mu Rwanda, uramenya nta makuru agucika, ariko y'ijuru yarakunaniye. Aho kugira ngo umenye amakuru y'ijuru, aho kugira ngo umva urabyuka mu gitondo saa 11 telefone ubatuye ati reka ndeba amakuru agezweho, notification muri telefone, bigeze bite, u Rwanda bihagaze gute, ubukungu ibiki, nibyo wibereyemo gusa. Ariko ntabwo utekereza ngo ese muri iki gitondo ijuru riramvuga y'iki? Reka da, nta mwanya. You don't care. Yuve muri ya shift yawe, aho kugira ngo wirukanyira muri WhatsApp, reka ndebe wanyandikiye, reka ndebe we nsubize. Nta mwanya ufite wo gusenga, nta mwanya ufite wo kwegerana n'Imana. Wakibutse neza y'Imana wa mubyeyi we, wakibutse ko kiyisari ari gatebe gatoki, kisi yago karanga kibaga nta kinyara. Wakibutse neza y'Imana. Uyu munsi uri kwitegereza ute? Turi mu makesha y'ukwezi kwa gatanu. Uri kwitekereza ute muri uyu munsi? Ufite umugambi ki wo kongera gukorera Imana? Ufite iyihe ntego yo kongera kugendana n'Imana? Wishaka kwerekana yuko kandi abantu nk'abo ngabo ntibatana no kwigira abanajyuwa.
reka dani batana no kwigira abanajyuwa ngo ngewe ngo nakijwe mu mwaka w'2000 ngo ngewe ibyo bambwira se ngo barabindusha. Abantu nk'abo ngabo reka mbabwire barenze umusaraba. Kandi muri ibyo yaravuze ngo inyuma y'uwo musaraba mbonayo umworera, ni umunwa w'ikuzimu wakamo umuriro, ariko imbere y'uwo mworera mbonayo umusaraba uteze amaboko ngo unkize ntagwayo. Abantu barenze umusaraba bagiye kugwa mu mworera, bigize banajyuwa, baratwaza Imana ibitabo guhera kwa mbere kugeza kwa mbere, ariko ntibashaka guhugurwa, ntibashaka kumva. Abapasiteri bigize banajyuwa ntibashaka kumva, abavuga butumwa bigize banajyuwa. Imana itubabarire, Imana itugirire neza, ntidushaka kumva ineza y'Imana, ahubwo turashaka kumva ibyacu bituvamo. Waciye bugufi ugakorera Imana, ukibuka icyo Imana yavuganye nawe ku neza yayo gusa, ijya kuguhamagara ngo mwana wanjye nzabana nawe, nzagendana nawe nkuruhure. Wishaka kwikakaza mu nzu y'Imana, nta kwikakaza guhari mu nzu y'Imana, nta byo kwikakaza ni ibiki, bimaze iki? Who are you? You are so uri zero imbere y'Imana, ahubwo ikiri mata cyane nicyo ubitse muri wowe, kuko biravuga ngo twapfanye na Kristo tuzukana na Kristo. Imana ishimwe cyane. Twebwe ntago turiho wishaka ngo ngewe ngo numuka mu muryango ukomeye, ngo ngewe ngo nduwo kwa runaka hamaze iki? Ikiri mata kari icyo ufite muri wowe. Icyo ufite nicyo dukeneye kurutaho wavukiye, kuko wavukiye n'ubundi ntacyo hamaze. Uriwe ntacyo bimaze, ubwoko bwawe ntacyo bumaze. Igifite icyo kimaze ni Kristo wapfuye ku musaraba akazuka. Imana ishimwe cyane. Twabonye abari bakomeye babaye zeru, twabonye abari boroheje bazamutse. Uyu munsi Imana ibasha kugirira neza mu mujyi no mu cyaro hose, irahakora ineza y'Imana. Ariko kumva umuntu yikagatije mwaretse tukazamura ibendera ry'Imana, ko guca bugufi bibanziriza icyubahiro. Mwaretse ugaca bugufi ukibuka ko kugira neza kw'Imana guhari. Ibi ndabivuga ngira ngo nkubwire ngo niwibuka ineza y'Imana biragutera guca bugufi, uvuge ngo mwami mbabarira kuko nakoze nabi, mbabarira kuko natunganye kubyo nari naragusezeranije, mbabarira. Hari abantu bazi gusigiriza icyaha, akaza mu rusengero akihana, agatangira ngo Mana ngo mbabarire ngo ibyaha byanjye ngo nibyo nibagiwe. Imana itugirire neza. Ibyo wibagiwe bihe kubizi, ariko kubwira Imana ati Mana mbabarire kubeshya, mbabarire kuriganya, mbabarire ibi nibi. Abantu buzuye ubusambo, abantu buzuye umururumba. Ibyo ururumbira se sha uzabijyanayo. Reka nkubwire ko n'umugore ukunda, n'umugabo wawe ukunda, n'umwana wawe ukunda, ntabwo muzamanukana. Icyakora ko uzamanukana na Yesu, nugerayo hariya azakubaza ngo bite di, wa mururumba wari ufite bite byawe. Reka nkubwire, ushatse washaka Yesu kuko niwe muzagendana ibihe byose. Ushatse wakorera Imana kuko niwe muzagendana ibihe byose. Abadamu beza twashatse ntago tuzamanukana hariya. Umudamu ntazagutesha igihe ngo unanirwe gusenga, umugabo ntazagutesha igihe ngo unanirwe gusenga, umwana ntazakumarira imbaraga z'umutima. Reka mbabwire inshuti yanjye, hari abantu tumira ngo mwaje mwivuga butumwa, ngo ubusenga ngo ngabana ngo ibiki ngabana ngo ngabana. Reka mbabwire nize byinshi ku kijyanye no kurera. Ubu nta muntu uzambeshya ngo wazana impamvu z'abana ngo nkwemerere. Ntago bishoboka. Kubera iki? Icyo twitwaza Imana irakireba ikavuga ngo ushyize imbere yanjye urwitwazo rumeze gutya, rindira nzagukubura. Mwaretse tukibuka ko kugira neza kw'Imana guhagije. Gerardine yaririmbye aravuga ngo gutwita ntago bizambuza kuririmba. Gira umuhigo ufata bundi bushyashya, ubwire Imana ngo Mana ndisuzumye sanze nararangiye, ndashaka kugira ngo wongere unyibuke mwami, wongere unyibuke. Birashoboka aya magambo ndi kuvuga yabashaririye, ariko uko yagusharirira kose ni umuti womora. Kandi reka nkubwire, nimba wowe bitakureba, nimba ibi ndi kuvuga bitakureba, kuko nanjye mu byo nateguye si ibi, nimba ibi bitakureba tuza, hari uwo biri kureba, hari uwo biri gushaka. Kuko mu rusengero hameze nko mu ivuriro. Mu ivuriro habamo abantu baza muri consultation, bamwe baba bakeneye kuzahabwa paracetamol, abandi baba bakeneye kuzahabwa serum, abandi baba bakeneye no guhondeshwa za nyundo bahonda mu mavi baragagaye. Bivuze ngo umuti wose, nimba uyu munsi utarebwa n'ibi ngibi, ukeneye za paracetamol, za zini ngo Yesu arakurengera, Yesu aguhaye amahoro n'imigisha, imigisha isigirije hejuru y'igisebe nta kimaze.
aho kugira ngo ushake Kristo uri urashaka imigisha kuruta ibindi byose. Washatse nyiri imigisha akazaguhesha imigisha. Imana tugire neza cyane. Sindi kumva inyigisho zambasha kukubwira ngo Yesu aragutabaye. Agutabara atese ko nawe wananiwe no kwitabara. Washatse uburyo ki ushaka Imana kuruta ibindi byose. Ese mu kazi ukora ujye ubasha gushyiramo igicaniro? Waharemye igicaniro mu kazi kawe? Niba uruvuga ngo ndasenga, mfata iminota 5 nkabwira Imana mu kazi kanjye, nkabwira ngo Mana bana nanjye, nkasoma ijambo ry'Imana iminota 2, kabone nubwo twaba turi gukora muri disability, kabone nawe twaba muri aged care, kabone nawe waba uri gukora muri factory runaka, ahariho hose. Ese waremye igicaniro? Gusenga ntibisobanuye ngo uhumirize. Ese ufata umwanya ukegera Imana cyangwa se byarakuyobeye? Mu rugo iwawe se waremye igicaniro nibura? Kandi igicaniro ntikikazime iteka, niko ijambo ry'Imana rimbwira. Ariko uraza hano mu materaniro, mu nsengere narwaye. Warwaye? Yes, kurwara nibyo. Ariko se wowe wisengeye, ku mwenda wari ukingirije ahera wacitsemo 2, uri kwiyumva ute wowe? Ngo mukeneye abazabahanurira. Hari abantu benshi bamaze gutakaza amadolari yabo ngo babamo barahanurirwa. Wowe se wakihanuriye n'ubana na Yesu? Erega Yesu muragendana, Kristo ari muri wowe. Girira Imana icyizere. Antidote y'uburwayi ufite iri muri wowe. Imana tugire neza cyane. Girira Imana icyizere. Kuko abo baduhanurira nabo ubwabo bakeneye Imana. Ariko arakubwira ngo jewe ngo ndagukoze ikiganza gishushye, wowe si cyawe kirakanye, kirakonje. Ariko mwaretse tugasenga Imana ihinduranya amateka. Tugasenga Imana yadukuye mu buretwa bwa Farawo. Tugasenga Imana tukibuka. Reka babwire ngo duhagurukiye hamwe, umurimo w'Imana wakaguka. Isi yabimenya yuko ari Imana yagiriye neza. Ababyeyi muhagurukiye hamwe, abana babimenya, abatware babimenya, abavuga butumwa babimenya. Ariko uyu munsi abantu bameze nk'abasaze n'ukuri. Aho kugira ngo batake Kristo bariho baritaka. Arajya hariya yabwiriza ngo jewe ngo nasengeye ngo umuntu ngakira indwara, ngo jewe ngo nasengeye umuntu ngakira kanseri, ngo jewe ngo ibyo se bimaze iki? Biradufasha iki mu yandi magambo? Ni iki kibiri budufashe kuba waramusengeye biramaze? Ahubwo tubwire Yesu wabikoze, ariko bishaka kuvuga ngo jewe ngo nakijije umurwayi, ngo jewe ngo nari nasuye wapfuye. Ngo hari akantu nigeze mbona umwe ari kuvuga kuri YouTube ngo jewe ngo ndikumva nazura umuntu. Wagiye se hashikane hariyo mu rugo nyinshi ukajya kubazura nyine ntibuzuyeyo? Mwaretse kwikina mu by'Imana tugakorera Imana yaduhamagaye. Abantu turiho turica ivanjiri bagenzi, ababishopu turiho turica ivanjiri, abavuga butumwa turica ivanjiri, turiho tugamije inyungu z'igihe gito cyane. Ariko yaba warubizi neza, Paulo yaravuze ngo nibagirwa ibya kera ngasingira ibiri imbere, nkarana gufata icyo Kristo yamfatiye. Icyama Imana abantu bagafata ibyo Kristo yabafatiye cyane kuruta ibyo turebesha amaso. Kuko ubu buzima nukabyuza, Rick Warren yanditse igitabo kivuga ngo ubuzima bufite intego, aravuga ngo nukabyuzabamo imyaka 100. Ariko hari ubuzima bw'iteka tuzabamo. Bamwe mugeje muri za 50, abandi muri 60, abandi mwakoze za yubure zitandukanye. Usigaje igihe kingana iki? Ariko wateguye aho uzabiteka mama, wateguye aho uzabiteka papa, wateguye aho uzabiteka mukuru wanjye, muvandimwe, mushiki wanjye. Kariho tuzaba cyane kuruta ibyaka kanya. Reka mbabwire, mwiharanira ibishira vuba, ahubwo muharanire kubika ubutunzi bwanyu ahatagera ingese n'inyenzi. Imana itugirire neza. Itegure mu mutima wawe, wibuke icyo Imana yagukoreye, wibuke ineza y'Imana yagukoreye. Wongere uvuge bushyashya, wongere ubwire Imana ngo Mana nkoze ikara ryaka ku munwa, wongere undengere, wongere uvugane nanjye, wongera ijwi ryawe rimanuke, ryongere rimbeho, wongere umuguze ubugwaneza, wongere wibuke kugira neza kw'Imana. Kandi abantu muri iki gihe ntibagishaka kumva ukuri, barashaka ibinezeza imitima yabo, barashaka ibiryohereye mu matwi yabo. Ariko ukuri barakugoretse. Mureke tuvugisha ukuri, twongere dusenge. Imana ishimwe, Imana itugirire neza, Imana yongere twibuke, ababyeyi Imana yongere bibuke,
abavuga butumwa, abanyamasengesho, Imana yongere bibuke itugarura ibihe nk'ibya mbere. Imana yongere igarura ibihe bagenzi. Twasabye Imana kugendana natwe urabitwemerera, ariko muri iki gihe ubutayu bwokeje abantu ibirenge. Abantu barashiririye, abantu barakakaye. Ikizakubwira ko abantu bakakaye, hari igihe ubwira umuntu ngo nsengera, akavuga ati njyewe nanjye ibyanjye byarananiye, kubera ko barakakaye. Aragusengera afite iki? Kandi abantu nk'abo ngabo mu rusengero turabafite bamaze imyaka myinshi, ariko iyo myaka bamaze, ndagira ngo mbabwire ngo bameze nk'intaza mu isangiragendo ryayo. Uko niko Yuda yanditse. Uramusitaraho umubyeyi wakijijwe akavuga ngo nakijwe mu mwaka muri za 80, undi aravuga ati njyewe mbaye mu masengesho natangiye kuzura umwuka muri ibi bihe nibi. Noneho wamugeraho uzi ko amaze igihe mu mazi, amaze igihe muri urwo rusengero, ngo ugiye kumuhungiraho ngo agutabare, ahubwo akakubera ibuye, akakubera intaza, akakubera isarabwayi. Turabafite benshi, abantu babaye ibishega mu nzu y'Imana. Imana nta bishega bikeneye, ariko se mwakijijwe mukareka kubeshya Imana, mukibuka ineza y'Imana. Kandi arakubwira ngo ndasenga, ngo ndakijijwe, ngo nakijijwe kera, ariko wamugeraho akakubera igishega, bakakubera igihanda bagenzi, bigahinduka nka ryabuye ryamennye Titanic, kubera ko tuzi ngo rimaze imyaka myinshi mu mazi ryabaye matera. Kuba umuntu amaze imyaka myinshi mu rusengero ntibisobanuye ko kamere yamenetse, iracyahagaze nk'ibuye. Yuda yanditse aravuga ngo ni intaza mu isangiragendo ryabo. Mwakijijwe tukibuka ineza y'Imana ababyeyi, mwakongeye mugahagarara, mwabaye hambo imbere y'Imana, mukicisha bugufi, muvuga ngo Mana ntacyo turi cyo tuzanye, ntacyo dufite tuzanye mu ntoki cyabasha kudukiza, ahubwo turakwinginze kugira ngo tugire neza. Reka mbabwire ngo duhagurukiye hamwe, RCC yahaguruka igatera imbere mu buryo bukomeye cyane. Mwafungura amashami hirya no hino. Rwanda ni Christian Coalition yatangira kujya mu Canada, yatangira kujya mu Belgium, yatangira kujya Australia, yatangira kujya hirya no hino, kubera ko mwamuritse. Bibiravuga ngo muri umucyo, muri umunyu w'isi, muri umucyo, muri tabaza, kandi muhagaze ku mpinga y'umusozi. Uyu munsi ababarebyeho babasoromeye imbuto zikwira biharanye. Ariko niki kiri bukurura umuntu kugira ngo aze kuri Yesu? Niki kiri bukurura umuntu kugira ngo aze kuri RCC? Ese ni imvugo nziza bamweretse, cyangwa n'ubushizi bw'isoni? Usko abantu bashize isoni mu rusengero, abantu bashira isoni, ntatinya kuguhangara. Hari n'abantu basomye agatabo kampangara ngo hangare, kandi bari mu rusengero. Yesu tugirire neza, Imana turengere. Nge ndi kubabwira ngo mureke duhaguruke. Nanjye bimbabwira, nanjye ndagomba kubyibwira, kuko nanjye ndagomba kwisuzuma. Navuga nise ndibuka ineza y'Imana, ndibuka iki Imana yavuganye nanjye, ndibuka Imana intuma muri Australia, ndibuka Imana intuma ku isi. Ese ndi gukora ibyo Imana ishaka, cyangwa nanjye narangiye? Nisanga narangiye ndabwira Imana, Mana nyeza nk'urubura, nyeza. Kuba nitwa Bishop ndagira ngo mbabwire ngo ntacyo bimaze, zero. Igifite icyo kimara ni wa mu Bishop uzajya mu ijuru. Naho sibyo by'ibyubahiro byanyu. Jobundi tuzaza mu biterane mu kwa 9, bamwe rwose muzabasasira amahoteli bigende, bizagenda neza. Ariko se ibyo byubahiro mugiye kudusasira amahoteli, mugiye kutwakiza izo ndabyo ku kibuga cy'indege, bimininga iki? Igifite icyo kimaze nicyo Kristo yashyize muri twe, nicyo ni ukuzajya mu ijuru. Umuririmbyi Billy Graham yararirimbye aravuga ngo icyama umuntu amaye ngo nyobora ishyanga ndimbata y'icyaha ntacyo byamara. Reka mbabwire ngo icyaguha ubutunzi ari kuri imbata y'icyaha ntacyo bizagufasha. Byaha bimaze by'inyongoza bugingo, bimaze benshi, ariko Imana iturengera. Ayiwe, aya magambo mvuze, Imana itugiriye neza. Sinzi mu byo nateguye uyu munsi, ndashaka kuvuga hejuru y'ineza y'Imana mu buryo bukomeye bundi, ariko ntumbaze ukuntu ibi biri kuza. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo muhaguruke, mwibuke aho Imana yabakuye, mwibuke aho mwavuye mukagwa, mwongere mwihane, mwibuke icyo Imana yakoranye namwe, mwibuke amagambo menshi mwasenze mubwira Imana, wibuke Imana yaguhaye ibiryo, wibuke Imana yakwambitse, wibuke Imana yagukuye mu mpfu nyinshi. Bamwe bakora accident bakarokoka, abandi Imana ikomeje kubagirira neza. Ibuka ibyo bihe, wongera ubwira Imana ngo Mana ndagusabye, ongerera umpa amaso,
umpe kongera kureba bushyashya, umpe kongera kugendana nawe, umpe kongera kuvugana nawe, kuko abasore b'imigenda bazagenda baruhe kandi bazacogora rwose, ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga, bazagenda ntibazananirwa. Imana ishimwe cyane. Ongera wiyongeremo imbaraga, wongere ubwire Imana ngo Mana nyuzuza, wongere uncure, wongere umpindure igikoresho cyawe. Imana itugire neza cyane. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo ufate icyemezo, wongere wisuzume, wongere ubwire Imana ngo Mana iki nicyo cyo kongera kugukorera, kuko hari byinshi nshaka kugeraho. Icyo mbifuriza ni ukuzaba mu gihugu Siyoni. Imana itugire neza cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo nutagwa isari uzagororerwa. Wewe waje gusenga uyu munsi, nutagwa isari uzabasha kubona ineza y'Imana. Uyu munsi wowe uri uranyumva, ni wisuzuma ugatekereza ku neza y'Imana yakugiriye kuvuvutse kugeza uyu munsi. Nyamara abo mwanganaga baragiye, ariko uyu munsi wowe uriho, abandi benshi baragiye. Uyu munsi wowe uriho, nubyibuka byose ubwira Imana ngo Mana nanjye mfashe icyemezo, ngiye kongera kugukorera neza. Ubwira Imana ngo Mana ntabwo nzongera gusubira inyuma, sezeye ku nzira zanjye zose mbi, ndashaka kugira ngo nzakubemo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero mbabwire ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibongerera imbaraga n'amavuta, Imana yongere ibakore ku maso murebe. Amahoro y'Imana aruta y'umuntu wese yakibwira, ni ukuri ababeho. Twongere tugwize imbaraga mu butayu, imvura y'umuhindo yambike umugisha mu kibaya cya Baka. Imana ibahe umugisha, amahoro y'Imana abe kuri mwe uhereye none ukageza iteka ryose. Amina, 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 amina.